Ibikugoye byose bizanire Imana. Reka guhangayika ntacyo bizakugezaho, ariko nusenga ukongera ugasenga. Ibuka uko Hana yasenze, yarasenze kugeza aho bamwita umusinzi. Nawe ureka ibigeragezo urimo uracamo ntibiguce intege, ahubwo ukomeze usenge nka Hana, usenge nka Esther, usenge nkande abuzi bose basenze muri Bibiliya, kandi Imana yarabasubije, ntacyo bakurusha. Senga, kuko igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gukina, ni igihe cyo kwiyegereza Imana, ni igihe cyo gushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Ibyo twirukamo byose ni iby'ubusa iyo hatarimo Imana, iyo hatarimo amasengesho. Niyo washaka ibyahehe hatarimo Imana.